Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu yigira ku musozi w'Imizeti. Bugicya agaruka mu ngoro, rubanda rwose baza bamugana, maze aricara arabigisha. Nibwo abigisha amategeko n'abafarisayi bamuzaniye umugore wari wafashwe asambana, bamuhagarika hagati. Babwira Yezu bati, Mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana. Mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'aba. Wowe se ubivugaho iki? Ibyo babivugiraga kumwinja, bagira ngo babone ibyo bamurega. Ariko Yezu ariyunamira, atangira kwandikisha urutoki ku butaka. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha, ngaho namubanze ibuye. Yongera kunama akomeza kwandika ku butaka. Bumvise avuga atyo, batangira kugenda umwe umwe, bahereye ku basaza. Nuko Yezu asigara aho wenyine, na wa mugore agihagaze aho hagati. Yezu yunamutse aramubaza ati, Mugore, ba bandi bari he? Nta n'umwe waguciriye urubanza? Umugore arabasubiza ati, nta n'umwe Mwigisha. Yezu aramubwira ati, nanjye rero singuciriye urubanza. Genda ariko uherukire aho gucumura ukundi. Yo ni Ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Babyeyi, inshuti, bavandimwe, nk'uko nabivuze mu nteruro y'iki gitambo cy'Ukarisitiya, dukomeje urugendo tugana Pasika. Pasika kandi bikaba ari umunsi w'ibyishimo bihebuje kuri twebwe, kuko ibiba kuri Pasika, ndavuga izuka rya Yezu Kristo, niryo shingiro ry'amizero yacu. Ngo iyo Yezu aba atarazutse, ibyo twemera byose byari kuba ari ubucucu. Iryo ni ijambo ry'Imana ribitubwira. Ariko kuba Yezu yarazutse, bituma natwe tugira iyo mizero, bikadutera n'ibyishimo mu mutima. Hari uburyo rero amasomo y'uyu munsi agenda aduherekeza ngo tuzagere kuri ibyo byishimo nyakuri. Harimo no kutwereka ko Yezu nyirimpuhwe nyinshi atwegera akatwuhagiza impuhwe ze, maze akadukiza ibicumuro byacu. Dore ko burya niba hari ikintu kitubuza amahoro, kikatubuza ibyishimo, ni ibicumuro byacu. Kabone n'aho byaba bihishe, kabone n'aho byaba bitazwi, ndetse burya icyaha gihishe nicyo kiryana kurusha ibindi. Nangwe n'icyamenyekanye, kuko burya ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka.
siko tuvuga mu Kinyarwanda se? Maze rero kuzirikana amasomo y'uyu munsi, mu gihe nageragezaga gutegura iki cyumweru, nahisemo kubumbira hamwe ubutumwa nifuza kubasangiza mu nyigisho y'uyu munsi, mukubira mu ngingo remezo igira iti iyo impuhwe zihuye n'impabe n'akabaye icwende karoga kagacya. Wabyumva ashobora kumva bisa nkaho bikomeye. Reka nongere mbisubiremo, n'utakumva ibikurikira, n'uwarangara atahana aka kantu, kw'iyo impuhwe zihuye n'impabe n'akabaye icwende karoga kagacya. Wenda bato bari hano bambabarire kuko nkoresheje ijambo impabe rijya kumvikana nk'irikomeye, ariko rero riranoroshye cyane kuko mu Kinyarwanda risobanura umuntu wataye inzira nziza. Impabe ni umuntu wataye inzira nziza. C'est une personne égarée mu rurimi rw'Igifaransa. Ni umuntu wataye umurongo mwiza w'ubuzima. Impabe n'unyura mu tuyira tutagororotse kandi tutayobora ku ntego nziza z'ubuzima. Muri make, mu byerekeranye n'iyobokamana, impabe ni umuntu watannye akanyura inzira zinyuranye no gushaka kuhoraho Nyiringabo. Naho ijambo impuhwe ryo muraryizi. Mu iyobokamana, ijambo impuhwe turikoresha iyo dushaka kuvuga igishyika kigirirwa uwacumuye ku buryo ababarirwa ibyaha bye, kabone naho kubw'amategeko cyangwa kubw'imibonere isanzwe y'abantu nta mbabazi yari akwiye. Impuhwe zijya hejuru y'ibyo byose. Abadakwiye imbabazi bakazihabwa, abadakwiye gukundwa bagakundwa, abadakwiye gufashwa bagafashwa, kuko impuhwe ziri hejuru y'ibyo byose. Aho tugereye aha rero, umuntu yavuga ko dukurikije ya nyito y'inyigisho yacu imwe nababwiye, ko iyo impuhwe zihuye n'impabe n'akabaye icwende koga kagacya, navuga ko mu mvugo wenda umuntu yoroheje gake, navuga ko iyo impuhwe cyangwa se nyirimpuhwe ubwe ahuye n'umuntu wahabye cyangwa se wanyuze mu nzira zitagororokeye Imana, byose bihinduka bishya. Ndabarahiye. Upfa kuba wahuye na nyirimpuhwe gusa, upfa kuba wamwemereye ngo agukoreho, upfa kuba wamwemereye ngo impuhwe ze z'igisagirane ziguhobere nawe uzihobere, ubundi bihinduka bishya. Hahirwa abakiriye izo mpuhwe z'Uhoraho. Gusa nahisemo kuvuga ko iyo impuhwe zihuye n'impabe n'akabaye icwende koga kagacya, nshaka kunyuranya n'umugani wa Kinyarwanda ntajya nemeranya nawo na gatoya, kuko wibuzemo akabuto k'ivanjiri, kuko wibuzemo umusemburo w'ivanjiri. Kandi iby'amasomo y'uyu munsi atubwira arawuvuguruza pe. Ni umugani ugira uti akabaye icwende ntikoga, ngo niyo koze ntigacya, ngo niyo gakeye
ntigashira umunuko, ngo niyo umunuko ushizemo ntigatereka amata, abo basigaye bongeraho ngo niyo gateretse amata nta nywebwa. Mujya mwiyumvisha ukuntu mu Kinyarwanda tugira imibwa n'imipagani? Bisubiremo mwumva ukuntu bikaze. Ngo akabaye icwende ntikoga, niyo koze ntikagira gute, niyo gakeye ntigashira umunuko, niyo gashize umunuko ntigatereka amata. Ibyo sinzi niba bibaho mu Kinyarwanda gikomeza, ariko abubu kwerekana uburyo akabaye icwende kadashobora gucya, baravuga ngo niyo gateretse amata ntiwayanywa. Dusigaje kongeraho ngo niyo wayanywa. Ntabyo mvugiye hano. Ko museka se sibyo? Burya tugira amagambo akomeye cyane kandi asesereza. Reka icwende turyita umunyabyaha. Ibyo bivuze ko umunyabyaha adashobora gukira ibyaha bye, niyo byashira byakunukira, niyo yabibabarirwa umunuko ntiwawukira, niyo umunuko wakira ntiyakongera kuba uko yahoze, niyo yaba uko yahoze, ubwo ndimo gusobanura sibyo se? Niyo yaba uko yahoze ntiyakongera kubana n'abandi, niyo yabana n'abandi ntacyo yabamarira, niyo yakibamarira ntacyo cyaba kimaze. Umva iyo mvugo nkoresheje, urumva ubugome burimo aho ngaho di? Oya, impamvu navuze ko hibuzemo ivanjiri ni uko Imana yo itabona ibintu gutyo. Reka da, nanjye uwo mugani ndawuhimbye. Iyo impuhwe zihuye n'impabe n'akabaye icwende karoga, kandi karoga kagacya, kacya umunuko ugashira. Kandi iyo umunuko washize kakongera kagatereka amata, kandi rubanda rukayanywa. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Naho ubundi twazahora mu magambo yibuzemo uburyohe bw'ivanjiri, yibuzemo imbuto y'ivanjiri, maze iyo vanjiri ntizagire n'iki tumarira ubu n'iteka ryose. Tukitwa abakirisitu ariko batigeze bamenya ivanjiri. Ibyo ndabivuga kubera ko mfite gihamya. Mfite gihamya mu masomo y'uyu munsi yo kuri iki cyumweru, aratwereka ko mu by'ukuri umuntu ashobora gusubirana ubuzima bushya kandi yari umunyabyaha. Apfa kuba yarahuye nande? Na Yezu. Apfa kuba yarahuye na Nyirimpuhwe. Apfa kuba yaremeye impuhwe zikamuhobera nawe akazihobera, ubundi zikamwoza agacya. Mu yandi magambo, mu masomo y'uyu munsi turigishwa ko umunyabyaha iyo yahuye by'ukuri na Nyirimpuhwe ari we Yezu, ashobora guhinduka agakira, akaba mushya, agahumeka ituze, ndetse iryo tuze rikajyana n'amahoro, amizero n'urukundo rushyitse. Uko koza icwende rigacya nibyo mu mvugo ncamarenga umuhanuzi Izayi yise guhanga inzira rwagati mu butayu. Mwabyumvise mu isomo rya mbere. No gutuma inzuzi zitemba rwagati mu butayu, iyo ni imvugo ya Izayi. Iyo amazi, iyo inzuzi zatangiye gutemba rwagati mu butayu cyangwa mu mayaga nk'uko Izayi bivuga, kuba ari ukugira ngo yuhire umuryango w'Imana, n'ubutayu burongera bugatohagira.
n'agacwende karongera kakoga kakagira gute, kagacya. Nkunze ko mwabyumvise. Ibyo rero bivuze ngo uwahuye na Yezu akwemera guhobera n'impuhwe ze, Yezu ahanga inzira nshya mu butayu bw'ubuzima bwe yanyuzemo. Yezu ahanga inzira nshya mu bikomere byawe bivirirana, akongera kugusubiza ubuzima, akongera kugusubiza amahoro y'umutima. N'ibikomere waba warabitewe n'ibyaha, akongera kugusubiza akanyamuneza ko kumva warababariwe. Maze nkoresheje imvugo ya y'umuhanuzi Izayi, inzuzi zigatemba ahantu h'amayaga, cyangwa se muri roho yawe yumiranye kubera icyokere cy'ibyaha. Isomo rya kabiri naryo ni gihamya yuko akabaye icwende gashobora koga, kandi kakoga kagacya kagashira n'umunuko. Ndabivuga nshingiye ku ki? Nimurebe urugero rwiza rurimo agacwende uhoraho yiyogereje kagacya kagahumura neza. Ndavuga Pawulo mutagatifu wabanje kuba impabe mu zindi, akayoba inzira y'umukiro, akayoboka inzira y'ibyaha ndengakamere byo gucuza ubuzima abo badasa kandi ntibanahuze n'idini, maze akabicira kubamara. Uwo Pawulo icyo gihe yitwaga nde? Yitwaga Sawuli. Yarabishe karahava, yarabanze karahava, yari agacwende kanuka. Ambabarire uyu mutagatifu w'Imana, uvuze ko nyir'urugo yapfuye, si uba yamwishe. Ariko iyi Mana dusenga ikaba ari nyir'impuhwe zahebuje, ako gacwende yarakogeze gasigara gahumura neza. Burya koko ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Impabe mu zindi yitwaga Sawuli yahuye n'uw'impuhwe zasabye, ndavuga Yezu umukiza wacu, maze ahita aca ukubiri n'ibicumuro, arekana n'ibyamuhihibikanyaga byose, agera n'aho we ubwe yivugira, mwabyumvise mu isomo rya kabiri, ati nasanze ibintu byose ari igihombo ubigereranyije n'icyiza gisumba byose, ari cyo kumenya umwami wanjye Yezu Kristo. Dore ngiyi mpabe yahabutse, dore Pawulo, dore agacwende koze neza, dore ukuntu kakeye kagahumura neza, kagasigara n'impumuro yumvikanira bose, ko nta kintu na kimwe muri iyi si cyaturutira Yezu, ko nta kintu na kimwe mu isi cyamurutira Kristo wamucunguye. Ubu se ko twibwira ngo turi uducwende twogejwe n'amazi y'abatisimu, twari twagera kuri uru rwego rwo kuvuga ngo ndarahiye nta cyaruta umucunguzi wanjye? Uwageze aha aba yarageze ku mpumuro nziza, uwagezeho aba yarageze ku rwego rwiza rw'ubukirisitu. Naho rero Pawulo nako Sawuli wahindutse Pawulo, naho yarageze yo kubona ibindi byose byarabaye umunuko iyo bigereranyije n'agaciro ka Kristo yahawe. Ngaho nimumbwire ba nyakubahwa abakirisitu dusangiye ukwemera, aka gacwende ntikoze neza? Aka gacwende ntigahumura neza? None se ubu twakongera tukavuga ngo akabaye icwende ntikoga? Reka da, tugendeye ku rugero rwa Kristo, tugendeye ku rugero rwa Pawulo wahuye na Yezu, akabaye icwende karoga, ndetse kagasigara gahumura neza cyane, gapfa kuba kahuye nande? Na Yezu nyir'impuhwe zahebuje. Uyu munsi rero impabe ikeneye guhura n'impuhwe si Sawuli. Uyu munsi agacwende gakeneye guhura n'impuhwe
ngo gake gashira umunuko w'icyaha si Pawulo, kuko Pawulo urwe yararusoje, akaba ari nayo mpamvu yandikiye Timote amubwira ngo urugamba rwiza nararurwanye inkundura, intera nagombaga kwiruka narayirangije. Uwo ni Pawulo bivuga. Abashaka kubisoma mwabisanga mu ibaruwa ya kabiri yandikiye Timote umutwe wa 4 umurongo wa 7. Urwa Pawulo yarayurushoje, hababaje urwawe, hababaje urwanjye. Uyu munsi impabe ikeneye guhura n'impuhwe z'Imana ni jyewe kandi ni wowe, niwe kandi ni twebwe, nibo kandi ni twese, nitwe mpabe dukeneye kumenya impuhwe z'Imana. Ni jyewe utihanganira abo tudasa, sinifuze gusangirira ku mbehe n'abo tutasangiye impoko. Uwabivuga neza ukundi yavuga ngo ni jyewe utajya wifuza gusangira n'abo tutonse rimwe, cyangwa se n'abo tudahuje isano y'amaraso. Uwo ni jyewe Sawuli ukeneye guhura na Yezu. Ni jyewe kandi ni wowe, ni jyewe utihanganira n'ibindi byinshi, ni jye mpabe ikeneye guhura n'impuhwe. Ni jyewe wemeye kugendana urwango mu nda igihe kirekire, rumwe rurushubukana urwa Sawuli ataraba Pawulo, rukambyariramo rukuzukuruza, ndetse nkaba mfite ubwoba kurwo rwango rwazansigamo n'ubuvivi bwarwo, aribwo twita inzigo z'ibihe byose. Uwo ni jye Sawuli ukeneye impuhwe. Oya jyewe, oya wowe, emera uhure n'impuhwe, uzigwemo muhoberane, maze muri wowe hongere hashibukemo rwa rukundo Nyagasani yabuganije mu mutima wawe abigirishije Roho we, rwa rukundo Nyagasani yashyize muri jye akarushyira muri wowe, ubundi ureke rwogere hose, rusage kandi rusange n'abatarugira ubu n'iteka ryose. Amina. Ivanjiri nayitwereka iyindi mpabe, ubwo ndimo gusoza. Ivanjiri yo ku cyumweru nayo iduha urugero rw'izindi mpabe, ntabwo ari imwe gusa, ni izindi mpabe zahuye n'impuhwe maze bikarangira kari karabaye icwende koze, kagacya ndetse kagashira umunuko. Mushobora guhita mutekereza ko nshaka kuvuga uriya mugore bazaniye Yezu bamufashe ngo yasambanye. Oya, jye ndabona atari we mpabe ya mbere. Impabe za mbere mbona uducwende tunuka kandi tutoze, nasanze mbere na mbere ari bariya Abafarisayi n'abariya bigisha amategeko baje bashushubikanya uriya mugore. Mwumvise uko bamutwaye, ngo baraza bamutereka hagati y'abantu bose. Ibaze kuzana uwo mubyeyi ukamuzana mu misa ya mbere, ukamutereka imbere yacu ngo dore nafashe umusambanyi, ngo nimurebe ngo dore umunyabyaha. Murumva uwo mubyeyi uko yakomeretse? Umuteye igikomere cyo gucishwa bugufi, umuteye igikomere cyo kumva abaye humiliated, umuteye igikomere cyo kumva abaye igiseswa mu bandi. Aba bagabo bakoze icyaha, baramukomerekeje cyane. Ikibabaje rero nuko bamuzanye rwagati aha ngaha, niyo kiba icyaha cyo gukomeretsa gusa, ntikiba icyaha cyo gushaka no kwica. Buriya bazanye umugore bashaka nde? Bashakaga Yezu. Bari bamaze igihe bamuhiga bashaka kumwica, baramubuze. Noneho bamutegera kuri uyu mugore ngo namara kwemeza ko atasambanye, namara kwemeza ko nta cyaha yakoze, ngo bavuguruje amategeko ya Musa bahereho bamwica, kuko ngo yishe amategeko yande? Ya Musa.
ariko noneho navuga ko ari umunyacyaha bakamucira urubanza, ngo araba yivuguruje ngo za mpuhwe yigisha ziraba ziguye mu mazi, ngo barahita bavuga ngo ntimureba ko n'ibyo avuga nawe atabyemera. Muri makeya buriya barimo amutegeye ahantu habiri, kandi bari bazi ko byanze bikunze bagira gute, baramufata. Buriya Yezu rero agira intwaro nziza. Buriya bari jyewe cyangwa wowe twari gusimbuka tugatukana, twari gusimbuka tukarwana, twari gusimbuka tugatera amahane. Yezu we yaracecetse, yubika umutwe, ngo atangira kwandika hasi, aratuza. Burya umutuzo urakiza. Maze ahagurutse yakoresheje intwari ikomeye cyane, yakoresheje amagambo adakomeretsa. Yarabyutse arababaza ngo utarakora icyaha nagire gute, ntamutera ibuye. Ni nko kubabwira ngo ngaho nimwisuzume murebe. Ni nko kubasubiza mu nda yabo, ni nko kubasubiza mu mutima wabo, ngo mumuzanye mumushinja gusambana, ariko nimurebe mu mutima wanyu inshuro ijambo gusambana ryanditsemo kuva mwavuka, mwarakuze ryiyandikamo, none mushaje rikiyanditsemo. Ni nkaho yababwiye ngo mumuzaniye gusambana, ariko muri mwebwe nimurebe mu mitima yanyu, uretse no gusambana harimo no kwicana, uretse no gusambana harimo no kugambana, uretse no kugambana harimo no kugira gute, no kugomera Imana. Maze abasaza bahindukiza amaso, barebye mu mitima yabo, barebye ibyababayeho kuva kera, ngo batangira kwigendera, ngo bahereye kuri bande? Abakuze kuri mwe ntimugende, mureke turangize iyi misa. Kubera ko iyo wirebye buriya wasanga utari miseke igoroye. Burya biratworohera gutunga abandi intoki, biratwongerohera gushinja abandi ibyaha, ariko wisubiyemo ukareba urutonde rw'ibyaha byawe, nkareba urutonde rw'ibyaha byanjye, nta n'uwo watinyuka gushinja. Wasanga uri agacwende katogeje, nasanga ndi agacwende katogeje, nasanga ndetse rimwe na rimwe karimo n'umunuko. Imana tugira cyane rero ni uko uwoza uducwenda ari nyirimpuhwe nyinshi. Yahuye n'abo bagabo araboza pe, maze batangira kwigendera da, ngo amaraso y'uyu mugore ntambarweho kuko nsanze murusha ibyaha, sinashobora no kongera kumutunga intoki. Akandi gacwende kari uwo mugore, erega buriya nawe ntiyari shyashya, ariko icyiza cyane yaricaye yemera kumva nyirimpuhwe, amutega amatwi. Maze amaze kumutega amatwi, nyirimpuhwe amubwira ijambo rikomeye cyane, ngo ngaho genda, ariko ntuzongere kugira gute, gucumura ukundi. Ngaho nawe genda, reka nanjye ngende nsoze iyi nyigisho, ariko munsabire sinzongere gucumura ukundi. Nanjye ndabasabiye, ngaho nimugende, ariko ntimuzongere gucumura ukundi. Ariko dufite n'inkuru nziza, nunaremba ukarembya ugacumura, humura nyirimpuhwe arahari, azakuhagiza impuhwe ze, uzacya wongere ube mushya, ngiryo ibanga ry'abamumenye. Yewe nongere mbisubiremo, iyo impuhwe zihuye n'impabe, n'akabaye icwende karongera kakoga kagacya. Nyagasani Yezu nabane namwe.